Shuti bakunzi bacano abimana bera ndabasuhuje mu izina rya Yesu mbifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana nabane namwe. So ndabakunda cyane kandi ndabemera 5 kuri 5 mbibutsa neza yuko amazina ni yandi ni Nduwimana Jean Claude, aho urajya muri telefone yawe ya YouTube ukandikamo ijambo abimana bera muri YouTube yawe, warangiza ugakora subscribe, ubundi ukajya wumva amavuga butumwa ukayarangiza. Reka tubanze dusenge hanyuma dutangire kubaha message y'ijambo ry'Imana twabazaniye uyu munsi. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana wo kora ibyaha by'abari mu isi, wo utabaruka n'itsinzi, wo kora imirimo n'ibitangaza, uzi kurinda nyakubahwa Uwiteka kandi bereye amashimwe abagutegereje bose, cyane yuko utajya ukoza isoni abakwisunga bagushakana umwete barakubona. Izina ry'Uwiteka Imana isumba byose nirihimbazwe. None turagusenze, twatse umugisha, twatse imbaraga, twatse ubwenge, twatse ubutwari, twatse ubuhanga, twatse ubudahangarwa, ndetse twatse igitinyiro cyawe n'igikundiro cyawe n'ubwiza bwawe n'ijwi ryawe n'ijambo ryawe n'imbaraga zawe. Uwiteka Mana nziza, Imana y'amahoro, Imana rubasha, Imana rudasunga, Imana rudatetereza abayisenga, uri intwari mu ntambara, uri umutabazi mu byago. Witwa ndiho, witwa ndiwe, witwa Imana ihambaye. None turagusenze, turaguhimbaje kuko uri umubyeyi mwiza, uri Imana itareba uburanga, nturebe igihagararo, nturebe naho umuntu avuka. Tubabariye kubw'ibicumuro byacu kandi weza iminwa yacu, weza intoki zacu, weza amaso yacu, weza umubiri wacu, eza ubugingo bwa buri muntu wese ugenda kuri iyi si yawe, kandi inkomezi zawe n'imbaraga zawe ibyo biganze. Haleluya, haleluya. Ijambo ryari yavuze ngo kera bakuringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Tubabarire twese kuko turi babi kandi turi abanyaminwa yanduye. Mana data wa twese, uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana yihagije mu bumana bwawe. Tubabariye kuko turi babi. Hanyuma none tugisenga dutangiye amavuga butumwa, bana natwe dushigikire. None ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro. Reka imigisha yawe iboneke ku babyeyi, reka imigisha yawe iboneke ku bakobwa bato, reka imigisha yawe iboneke ku bagabo, reka imigisha yawe iboneke ku rubyiruko, reka iboneke ku bana bato, reka iboneke ku mpinja, reka iboneke ku basaza, reka iboneke ku bakecuru, reka imigisha yawe iboneke ku isi hose, reka iboneke ku bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, reka iboneke ku bayobozi b'isi yose, reka imigisha yawe iboneke ku bagushakana umwete kuko aribo bazakubona, reka imigisha yawe iboneke mu matorero, iboneke mu bihugu, iboneke ku isi hose. Reka imigisha yawe igende muri gereza, igendagende kwa muganga, igendagende kubaba mu mateme, igendagende kubaba mu mazu y'ubukode, igendagende kubaba hanze. Reka imigisha yawe yose igendagende ku bantu bose, kandi bahindura amateka, abantu bahindura amagambo. Ndagushimiye kuri Uwiteka ariyo zina ryawe. Ngaho bana natwe dufashe, reka umuntu wese ugiye kumvira ivuga butumwa, yaba arwaye indwara zose zicire mu izina rya Yesu. Ari urwaye umutwe, ari urwaye amaguru, ari urwaye amaso, ari urwaye mu nda, ari urwaye mwami umugongo, ari urwaye sida, ari urwaye mu mbavu, ari urwaye mu bihaha, ari urwaye indwara z'imivuduko y'amaraso, ari urwaye ibibyimba, ari urwaye indwara za bwake, ari urwaye indwara z'amoko yose, reka vurwe n'Imana isumba byose. Ndamusengeye imbaraga z'Imana zimuvure kandi zimukize, imbaraga z'Imana zimukoreho ryake, kandi gukomera kw'ijuru guhumanura ubuzima bwe, kandi neza y'Uwiteka ganze. Urakoze data mwiza. Ngaho turatangiye, utangirane natwe kandi uhereze umugisha buri muntu wese ugenda wumva iyi channel, akumva amavuga butumwa akayarangiza, akumva agakora subscribe, agakora like, agatanga comment. Uyu nawe ujye umukubira mu izina rya Yesu. Urakoze urakabyara, nanjye mbyatsi Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Shiti bakunzi bacano abimana bera ndabasuje kandi bifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana nabane namwe. So ubushize rero twabazaniye abantu b'abashitsi bagiye batandukanye,
ariko uyu munsi noneho natwe Uwiteka yaduhaye mesaje, aho mesaje turayisanga muri Ezekiyeli ibice 37, aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana tukumva uko havuze. Rero niba uri umukundamana cyangwa se niba uri umuntu w'Imana ukeneye kumva rino jambo, ni ukuri ndagushishikariza kujya gute kuryumva ubikunze, kubikora ubikunze, kuko Yesu aravuze ngo nkunda bankunda kuko abashakana umwete nibo bazambona. Haleluya, niko Yesu avuze. Uyu munsi wa nonaha, niba wari ufite ibibazo, niba wari ufite indwara, wari ufite ingorane, wari ufite amakuba, wari ufite ibigeragezo, ongera wizere Imana, byose birashoboka. Ongera wizere Imana, wasenze Imana uburiki. Nonaha najya ngo nkunshishikarize, ongera ubane n'Imana bundi bushyashya, ongera ugaruka imbere y'Imana. Haleluya, hari ijambo ry'Imana rigutera gukomera, hari imbaraga z'Imana zongera kuguhesha icyizere, hari imbaraga z'Imana zongera gutuma uba hafi yayo. Haleluya, waba waraheranwe n'agahinda, waba waranyuze mu bibazo bigiye bikomeye, waba utagira ababyeyi, waba utagira imiryango, ariko mu ijuru hari Imana. Najya ngo nkumenyeshe iri tangazo rikubwira ngo ongera wizere Imana kandi wongere usenge. Haleluya, ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo mu mahanga yose abubaha Uwiteka, abo bagakora ibyo gukiranuka, ngo abo ngabo Imana igira ite? Abo ngabo Imana irabemera. Najya ngo nkumenyeshe ngo nawe wowe ongera usenga Imana, wongera ube imbere y'Imana. Haleluya, iyo ubaye imbere y'Imana bigenda neza. Iyo ubaye imbere y'Imana uyigiriraho umugisha. Iyo ubaye imbere y'Imana ugasenga neza, ugakiranuka, ukera imbuto zikwiriye abihanye, ubona umugisha. Yesu ashimwe. Uyu munsi rero tubazaniye ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riraboneka muri Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere. Haravuze ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Iri ni iyerekwa ry'amagufwa yumye. Ese ntago waba warumye? Ese ntago wari uri mu buzima bukakaye? Ese ntago wari uri mu ngorane? Ese ntago wari uri mu bibazo? Ese aho urugo rwawe ntago rwari rwubatse nabi? Ese aho ntago wagiye uhura n'ingorane zigiye zikomeye cyane? Ariko Uwiteka avuganye nawe ngo iki? Aravuze ngo wari warumye, wari warumagaye. Haleluya, ariko aje kongera kugushyiraho iki? Ubundi buzima. Aje kongera kukubaka bundi bushya. Wowe icyo usabwa nta kindi, umva rino jambo kandi uryizere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haravuze hati ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka. Mwibutsa neza ko ushobora kuduhamagara kuri 0782324200, waba ufite uburwayi bw'amoko yose tukabusengera, Imana ikagukiza. Waba uri kure, waba uri muri Amerika, waba uri mu Buholande, waba uri mu Bufaransa, waba uri mu Bwongereza, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, mwibutsa neza yuko ushobora kujya gute kuduhamagara kuri 0782324200. Abari hanze ni utangiza akamenyetso ko guteranya 250 782822 amazina ni Nduwimana Jean Claude. Ushobora kandi no gutera inkunga iyi channel ab'Imana bera, kuko ikeneye abakoresponda kandi ikeneye aba diaspora, ikaba ikeneye abantu bagiye batandukanye. Imana ishimwe. So reka rero dusome rino jambo ry'Imana. Nari mvuze ngo ijambo riri muri Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze hati ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho, asohora ndi mu mwuka. Uyu ni Ezekiyeli. Aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa yumye, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yakongera gusubira kubaho? Maze ndasubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, mwana w'umuntu,
maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko ni kumwe mu Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka wanjye ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka wanjye mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryayo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa uruhu, ariko ari nta mwuka wari ubirimo. Imana ishimwe. Bibiliya ikomeje ivuga ngo iki? Maze ku murongo w'9, maze arambwira ati mwana w'umuntu, hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni kumwe mu Uwiteka avuga ngo uturikwe mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka ayinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu y'Abisirayeli yose dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku ni kumwe mu Uwiteka avuga ati dore ngiye kugukingurira ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. 15, ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nuko mwana w'umuntu, wishakire inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda n'iy'Abisirayeli bagenzi be, maze ushake indi nkoni uyandikeho uti ni iya Yozefu, indi nkoni ya Efurayimu n'iy'inzu y'Abisirayeli bose bagenzi be, maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati mbese niki mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwira uti uku ni kumwe mu Uwiteka avuga ngo dore ngiye kwenda inkoni ya Yozefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda, mbagire inkoni imwe, babe umwe mu maboko yanjye, kandi inkoni wanditseho zizaba ziri mu maboko mu kuboko kwawe uri imbere yabo. Maze ubabwire uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo, mbateranirize hamwe baturutse impande zose,
maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isirayeli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbese nabo bazabe ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yabo. 24. Kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo bose. Bazaba bafite umwungeri umwe, bazagendera no mu materaniro no mu mategeko yanjye, bakomeze amateka yanjye, kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo basogokuruza bahozemo, nicyo bazabamo bo n'abana babo n'abuzukuru babo iteka yose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka yose. 26. Maze kandi nzasezerana nabo isezerano ry'amahoro, ribabere isezerano ry'iteka ryose, kandi nzabatuza mbagwize ubuturo bwanjye bwera. Nzabushyira hagati yabo bube iteka ryose. Ihema ryanjye niryo rizaba hamwe nabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo babe ubwoko bwanjye. Haleluya. 28 ariwo murongo wa nyuma uravuze ngo, amahanga yose azamenya yuko ari njye Uwiteka weza Isirayeli, igihe ubuturo bwanjye bwera buzaba muri bo hagati iteka ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana mu by'ukuri ritubwiye ibintu byinshi cyane. Iri jambo ry'Imana ritweretse ko weho wari wihebye, weho wari unaniwe, weho wari ufite amakuba, weho wari ufite ingorane, Bibiliya ikubwiye ngo iki? Irakubwiye ngo wari uhagaze uri amagufwa yumye, ntacyo wari urico, ntacyo wari umaze, nta shinge na rugero wari ufite, nta baguhumuriza wari ufite, nta miryango myiza wari ufite, nta bagutera kamorale wari ufite. Wari warazengerejwe n'ibibazo, wari warazengerejwe n'ingorane, wari warazengerejwe n'amakuba, ariko Imana irakubwiye ngo irongeye irakubatse, irongeye guteyeho inyama, irongeye guteyeho umwuka wera, irongeye guhaye amavuta adasanzwe, irongeye igaruye ibihe muri wowe, irongeye irakunesheje. Haleluya. Kandi Imana yakubwiye ngo izakubabarira ibyaha wakoze, ntabwo uzongera kubyibuka, hano gizongera kubyibuka. Haleluya. Yesu yavuganye nawe ngo iki? Yabwiye Yakobo, yabwiye Yuda, abwira na Yosefu ngo bende inkoni. Ndabonaga ari muri 3. Hanyuma barangije kuzenda barazegeranya. Bamaze kuzegeranya, Imana ivugana natwe yuko ngo zigiye kugira umushumba umwe. Bivuze ngo wari waratatanye, hari abari baratatanye, ariko Imana irongera abazahuye, Imana irongera abatoraguye, Imana irongera irabazanye. Haleluya. Mugiye kugira umwungeri umwe, mugiye kugira umushumba umwe, mugiye kugira itorero rimwe, mugiye kongera gusengera ahantu hamwe, mugiye gukizwa neza, mugiye kwera imbuto zikwiriye abihanye, mugiye kureka ibyaha, mugiye kureka ibyaha n'ibisa nabyo. Haleluya. Imana nikivuze yongeye kukubwira ngo wari amagufwa, ariko ngo Ezekieli ngo Imana iramumanura, ngo imujyana hehe, ngo imujyana mu kibaya, ngo iramuga ngo mwana w'umuntu, mbese amagufwa yakongera akabaho?
Haleluya. Hari igihe ujya ubona ibibazo byagucanze, amafaranga yabuze, ubukene bwagucanze, ubushomeri, agahinda, kuba imiryango yawe iri kure cyangwa se kuba nta miryango, ariko Imana ivuganye nawe ngo iki, irakubwiye ngo wakongera ukabaho, wakongera kubaka ubuzima, akira kubaka ubuzima, akira kongera kugira agaciro, akira kongera gukundwa n'imiryango, akira kongera gukundwa n'Imana, akira kongera kugira umwuka wera. Haleluya. Niko Bibiliya ivuze. Irangije iratubwira ngo Ezekiyeli ngo abwira Uwiteka ngo Mwami Imana ngo ni wowe ubizi. Haleluya. Turashimira Imana, ibyawe niyo ibizi. Turashimira Imana, nubwo uri mu buzima bw'ubukozi, nubwo uri mu buzima bwo gukorera leta, cyangwa se ukaba wikorera, cyangwa se ukaba ukorera mu rugo rw'abantu, ariko Imana ivuganye nawe, irakubwira ngo humura, ongera ukomere, iyakuremye ntaho yagiye, ntizagusiga, ntizaguhana, ahubwo izaguharanira. Najya ngo nkubwire ngo ongera ukunda Imana, ongera ugaruke mu bihe, oyakizwa, oyasenga, oyakorera Imana neza, ukiranuka ku gato na kanini, ubundi Imana yiraje. Haleluya. Imana yawe niza izaza yeye guceceka. Imana yawe niza izakora ibintu byose ku murongo. Haleluya. Wasenze Imana, birashoboka yuko wasenganye n'abazima babi, bagafunga ibyawe, bakazitira ibyawe, ariko najya ngo nkumenyeshe uyu munsi, ongera ugaruke imbere y'Imana. Najya ngo nkumenyeshe ngo iyadukuye kure, njyewe ndakubwiza ukuri, Imana yankuye mu busambanyi bukomeye, inkura mu bwibone bukomeye, inkura mu bumayibobo, inkura mu bushumba bw'inka n'ihene n'intama. Haleluya. Yankuye mu kurara mu mateme, inkura mu kurya ibiryo byo mu ngarane, inkura mu kogura umengiye ku ishuri, inkura mu bukarane n'ubumayibobo. Iyakoze ibyo niyo kwizerwa. Haleluya. Imana y'amahoro yankuye mu buzima bukomeye cyane, byankuye mu buzima bwo kujya nikinisha igihe kirekire. Najya ngo nkubwire wowe ukiri indaya, wowe ugisambana, wowe ugikora ibintu byangwa n'Imana, najya ngo nkubwire ngo humura, Imana igufite mu biganza. Icyo usabwa ni ugukira, icyo usabwa ni ugukizwa, icyo usabwa ni ukubyihanira kureka, icyo usabwa ni ukureka ingeso mbi zawe. Bibiliya yatubwiye ngo aya magufwa nubwo yari yarumye akaba yarumagaye, ariko Yesu aravuze ngo aya magufwa agiye kongera kubaho. Rote kiresha ya mandasira, aya magufwa agiye kongera kubaho. Wari warihebye, wari warabuze abaguhumuriza, indwara yari ikumazeho igihe kirekire, ubushomeri bwari bukumazeho igihe kirekire, ariko uyu munsi Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo tuza umutima, irakubwiye ngo komera, irakubwiye ngo akira kongera kubona akazi, akira kongera kubona ubuzima, akira kongera kubona umwuka wera, akira kongera kubona imbaraga, akira kongera kubona amahishurirwa mazima, akira iyerekwa rizima. Humura, ibikurwanya ntibizagira icyo bigutwara, abaguhiga ntibazagira icyo bagutwara, abakuvuga ntibazagira icyo bagutwara, abakwanga ntibazagira icyo bagutwara, abarozi ntacyo bazagutwara kuko nta butware bagufiteho, abagome ntibazagira icyo bagutwara, abaguhiga ntibazagira icyo bagutwara. Wowe niba wasenze Imana, niba wasenze Imana ntacyo uzakena. Bibiliya niko ivuze ngo nuko ngo Ezekiyeli ngo arangije ngo arahanura, ngo ahanurira umuyaga, ngo hanyuma ngo ahanurira amagufwa, ngo ya magufwa arongera araterana. Aya magufwa arongera arateranye. Uyu munsi Imana irongera guteranyije, uyu munsi Imana irongera kubatse, uyu munsi Imana irongera kugarutseho, uyu munsi Imana irongera kuvuganiye, uyu munsi Imana irongera guhaye agaciro, uyu munsi Imana iguhaye akazi. Uyu munsi wari waremerewe ingendo zo hanze, ariko uyu munsi Imana irazifunguye. Wari waremerewe amadolari na za visa na za pasiporo, uyu munsi Imana irabifunguye. Wari waragiye warazengurutse, wizengurukaho warahebye, ariko uyu munsi Imana ivuganye nanjye, irambwe ngo akira ubutabazi bwihuse, akira neza y'Imana. Wari ufite uburwayi bw'igihe kirekire, uyu munsi akira neza y'Imana, akira ubuvuzi bw'Imana. Wari umaze igihe uri mu bushomeri, nta kazi ugira, ujya mu buzima bwo gupfundikanya, uyu munsi Imana igukuye mu buzima bwo gupfundikanya, uyu munsi igukuye ku bushomeri. Wowe icyo usabwa nta kindi, ni ugukizwa, ni ukwirinda, ugakiranuka ku gato na kanini, ukera imbuto zikwiriye abihanye. Imana yiraje ntitinze, Imana iraje nticecetse. Haleluya, haleluya. Bibiliya niko ivuze, irangije iratubwiye ngo kandi ngo arangije ngo kuyahanurira aya magufwa, ngo igufwa risanga irindi ryayo. Hari abantu bagutaye bakugarukiye,
hari abakuvuyeho bongeye kugaruka, hari abakurwanyije bongeye kugaruka, hari ibyagiye biguhiga byongeye kugira gute kongera kugusanga. Haleluya. Abantu barakwibagiwe, nta muntu ugigira ugufasha. Yewe urasonza bareba, urambara ubusa bareba, urabura urara bareba, ariko uyu munsi yiraje kandi iriyiziye. Wowe icyo usabwa nta kindi, yikiranukire, wera imbuto zikwiriye abihanye. Niyo pasiwadi, nk'uko muri Mika ibice 6 umurongo w'8 havuze, haravuze ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Mbese icyo Uwiteka gushakaho niki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufiye. Imana ishimwe. Wowe igihe wakiranutse, ntabwo Imana izakwima imodokari nziza ngo uyigendemo, ntabwo izakwima inzu nziza ngo uyibemo, ntabwo Imana izakwima amadolari ngo uyatunge, ntabwo izakwima abana ngo ibabyare, ntabwo izakwima amayero ngo uyatunge, ntabwo izakwima ibyo kurya ngo ibitunge. Ahubwo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Yesu ashimwe. Ongera ukorera Imana, kiranuka, bandi bishimwa mu bigawa. Yeremiya 15:19 haravuze ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuganye nawe ati nugaruka nzakugarukira, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana, uzaba umuririmbyi, uzaba umunyamasengesho, uzaba umuhanzi, uzaba ukomeye mu muryango wawe, uzaba umunyacyitegererezo. Haleluya. Abazi neza ko uzapfa ntacyo wimariye cyangwa ukazajya ubyaragura gusa, abo bakozwe n'isoni, ibyo bakwifurishaho, ibyo byose biteshejwe agaciro. Nagira ngo mumenyeshe ngo Imana iraje kandi ntizatinde. Haleluya. Icyo usabwa nta kindi, izera Imana. Icyo usabwa nta kindi, ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye. Wasenze Imana ubura iki? Wasenze Imana ubura iki? Ku muntu wasenze Imana ntacyo akena, umuntu wasenze Imana ntacyo abura, umuntu wasenze Imana agumana nayo, umuntu wasenze Imana ahorana nayo hafi, umuntu wasenze Imana abana n'Imana, umuntu wasenze Imana arayiringira, umuntu wasenze Imana ahorana nayo, umuntu wasenze Imana ahora mu burinzi bwayo, umuntu wasenze Imana ntago ajya asabiriza, ntiyambara ubusa, ntiyambara icocera, ntakorwa n'isoni. Nanjye ndayishimira ubu ko ibindindiye mu mujyi wa Kigali ntagira akazi, ariko ikandinda, ikanyambika, ikagira gute, igakora iyo bwabaga kugira ngo nanjye nkunde mbeho, kugira ngo nkunde mbone ubuzima, kugira ngo nkunde mbone imibereho. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana isumba byose. Iri jambo ry'uyu munsi rigukomeze, wongere ugire imbaraga, wongere ugire agaciro, wongere ugire ijambo, wongere uzibura amatwi, ukurugutura amatwi, wumve ko Imana hari ibyo ije gukora. Twasomye ijambo riri muri Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa mbere, yewe turanahasoma turaharangiza kugeza kuri 28. Niba wakurikiye neza, wumvisha yuko Imana ije kubabarira abantu ibyaha byabo. Niba wakurikiye neza, wumvisha ko Imana ije kugukiza. Niba wakurikiye neza, wumvisha yuko Imana ije kongera kuguteraho imitsi. Niba wakurikiye neza, wumvisha ko Imana ije kuguha kandi gaciro. Niba wakurikiye neza, wumvisha neza ko Imana ije kuguha ijambo. Haleluya. Niba wakurikiye neza, ugakiranuka, ukizera Imana, nayo ikaba iri muri wowe. Bibiliya iravuze ngo musabe icyo mushaka cyose izakibaha. Icyo wasenze Imana cyose, warasenze Imana, urayizera, urayinginga, nibyo koko wategereje igihe kirekire, ariko uyu munsi ivuganye nawe ngo iki? Irakubwiye ngo ngera uyizere, irakubwiye ngo ngera uyizere, kandi wizere kandi wiringire, kuko yiraje ntitinze. Haleluya. Birashoboka yuko wakomerekejwe n'abantu benshi, birashoboka yuko nta muntu wabonye uguhumuriza, birashoboka yuko abakugiriye urukundo ari bakeya, birashoboka yuko abantu bakuvuyeho, birashoboka yuko nta shuti ukigira. Yesu ashimwe. Humura. Ijuru riteze amaboko, ijuru rirambuye ibiganza, ijuru ryiteguye kukurengera. Haleluya. Benshi bakwise umutekamutwe, wagiye uvuga ntibakumva, wagiye uvuga Imana ntibakumvira, ariko Imana ivuganye nawe ngo iki? Imana iri mu kazi ku buzima bwawe, Imana ije kukurengera, Imana ije kukurwanirira. Haleluya. Najya ngo nkubwire ngo wasenze Imana ubura iki? Ezekiyeli 16 umurongo wa mbere haravuze ngo
iyerekwa ya Yerusalemu hagereranwa n'umugore wabaye maraya. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byaho, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuge uti uku ni kumwe Uwiteka avuga ati, abwira abi Yerusalemu ati, inkomoko yawe na kavukire yawe uri uwo mu mudugudu w'i Kanani, so yari Umwamori, nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukundwe wawe ntibawushaririye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, nta nubwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no gushyirwa mu twahi tw'iminja. Nta n'uwakurebanye imbabazi akugiriye ibambe ngo agukoreho akugiriye neza, ahubwo waratawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho, nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye sezerana nawe, maze ubu wanjye niko Uwiteka avuga. Haleluya. Waratawe nshuti yanjye, wari waratawe ari nta gaciro, ari nta jambo ufite, ariko Imana ivuganye nawe yuko yongeye kukugarukaho. Nubwo watawe, nubwo waretswe, nubwo wanzwe, nubwo watawe, bakagusigara nta kamuri, bakagusigara nta twahi, bakagusigara nta tuvuta, bakagusigara nta mazi bakogesheje, ariko humura, Imana ivuganye nawe, irongera gutoye, irongera gutoraguye, irongera gusize, irongera kunogereje, ikugaruriyeho abantu bakuvuyeho, igaruye abantu, haleluya, bajya bakuvaho ku buzima bwawe. Igihe kirageze cyaho mugiye kujya mukoresha ikoranabuhanga za WhatsApp na za YouTube ndetse n'ibindi, baguhemba winjiza umushahara. Waba wagiyeho bakaguhemba, waba wagiye kuri YouTube bakaguhemba, waba wagiye kuri TikTok ugahembwa, waba wagiye kuri WhatsApp yawe witungiye ugahembwa. WhatsApp bundi yaguhuzaga n'abantu bawe bari hanze ndetse no hirya no hino, ariko ugiye kujya uyikoresha uhembwa. Iryo ni iyerekwa. Ndetse n'izindi za Instagram n'izindi ugiye kujya uhembwa, ariko si ibyo shaka kukubwira. Najya ngo nkubwe ngo ibigihe by'iterambere nubwo biri kwihuta, igihe cy'ikoranabuhanga nubwo kiri kwihuta, ariko kizabatungura umunsi umwe. Najya ngo nkubwire ngo rero wowe bamaso utazatungurwa, wowe bamaso waratawe, nta kamuri wegeze umurikirwa, nta tuvuta wasizwe, nta twahi wambitswe, nta tuzi wogeshejwe, ariko Imana ivuganye nawe ngo iki, irakubwiye ngo niyo yagutoraguye, irakureba, ikunyuzeho, ibona wigaragura mu ivata, iravuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Uyu munsi Imana igwaye ubundi buzima, uyu munsi igwaye kubaho, uyu munsi yongeye kukwambika imyambaro myiza y'igikundiro, kandi guha agaciro ndetse guhaye ijambo. Imana y'amahoro ishimwe. Nshuti bakunze bacano ab'Imana bera, rero ndabashimiye. Nukuri niba wumvishe rino vuga butumwa ukaba urikunze, udukorere subscribe. Ikiruta ikindi nuko wajya wihangana kuri mega zawe wiguriye, ukareba amavuga butumwa ukayarangiza. Imana y'amahoro ikaguha umugisha. Message nari nkuzaniye nanje kukubwira ngo nubwo watawe, nubwo waretswe, nubwo wari amagufwa yumagaye, ariko Imana irongeye iguhaye ubuzima, iguhaye kongera kubaho, kandi ikomeje kubana nawe uko bukeye n'uko bwije.
Ndeka dusenge. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana wo kuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana itsinzi, mboneyeho gusengera indwara z'amoko yose ziri mu bantu bawe, mwami zaba izo hanze zaba izo mu Rwanda, uyu munsi uzivure kandi uzikize, inkomezi zawe ziboneke ku bantu bawe, isi yose ikubone, ubwiza bwawe bukubone, ineza yawe mwami igenda igere mu bantu, kandi babone ko uri Imana twasenze, babone ko uri umubyeyi mwiza, babone ko uri Imana idakoze isoni abakwisunga, kandi abagushakana umwete barakubona. Reka imbabazi zawe n'imbaraga zawe ibyo bigere ku bantu bawe, reka ineza y'Imana iboneke muri twe, reka ubwiza bwawe buboneke kuri twe, reka data uganze mu babyeyi, mu bakobwa, mu basore, mu bakecuru, mu bana, ndetse mwamuganze mu bayobozi, uganze ku isi hose, uganze igihe cyose. Kandi urakoze Mana, ndagushimiye kudukunda kandi duhaye ubuzima, ukaba wongeye kudushyiraho imitsi ndetse n'inyama. Izina ryawe rihimbazwe, ngaho nukuzwe kandi usingizwe, kandi Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, ubane natwe ibihe byose ndetse n'ubuzima bwacu bwose. Nushimwe urakaramba, nusingizwe ku isi kandi uragahora ku ngoma. Urakoze Mana, uhereze umugisha buri muntu wese waduteze amatwi kandi wumvisha irivuga butumwa, akaba ari kunza, akaba mwami Mana akoze subscribe kandi akajya areba. Kandi dusengeye YouTube kugira ngo uyihe abakoresponda, uyihe abaterankunga, uyihe mwami abanyamumaro, tubashe kuzagura kamera, tubashe kuzabona za kamera, tubashe mwami kuzabona ibikoresho byiza byagutse. Urakoze data, nanjye mbyatsi Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Mwibutsa yuko ushobora kujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakora subscribe, ubundi ukajya wumva amavuga butumwa ukayarangiza. Amahoro y'Imana bane namwe. Mwakoze cyane. Ezekieli ibice 37 umurongo wa mbere. Ezekieli ibice 16 umurongo wa mbere. Mukomeze muhasome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amen. Uwiteka abane namwe kandi ahaze kwifuza kw'imitima yanyu. Ndabakunda cyane. Mwibutsa yuko ushobora kuduhamagara kuri 0782 32 400, 0782 32 400, ukanatwandikira no kuri WhatsApp. Imbaraga z'Imana zibane namwe.